twongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel ya Paruwase Seventh Aparoti y'Igikondo. Turabasuhuza duherereye hano kuri Paruwase y'Igikondo. Ni ku mugoroba turi mu masaa 2:37 aho dusoje inama yari yahuje komisiyo y'urubyiruko ndetse na padiri mukuru mushyashya wa Paruwase y'Igikondo. Ni komisiyo ya 8 bahuye mu makomisiyo 15 agize Paruwase ya Gikondo. Murakoze, nitwa Padiri Dominique Ngendahayo Tumaini, nkaba ndi padiri mukuru wa Gikondo. Uko rero bivuze rero twatuvuye mu nama na komisiyo y'urubyiruko, tukaba rero twaratangiye urugendo rwo kuganira n'amakomisiyo yose. Komisiyo twaganiye uyu munsi ni komisiyo ya 8. Nta kindi rero turi kuganira ku bintu bibiri bikomeye. Cya mbere rero ni ukumenyana nka padiri mushya mukuru wa Paruwase, hanyuma twongera twaganira tukibukiranya uko komisiyo ikora. Hanyuma icya kabiri twongera tugatekereza ese ni gute tuzahimbaza yubile ya Paruwase yacu izaba mwaka utaha wa 2027. Umuntu ashavuga ngo haracyari kare, ariko burya iyo wahuye na buri komisiyo ibifite ibitekerezo byihariye byadufasha gukora rwose icyo twakwita gushyira hamwe ibitekerezo tukazakuramo bizima bikazaduherekeza muri icyo gihe cya yubile, igihe cyo gushimira Imana. Nyakubahwa padiri, uno munsi nk'uko usoje inama yaguhuje na komisiyo y'urubyiruko, wavuga yuko mu byukuyemo komisiyo y'urubyiruko uno munsi ihagaze ite muri Paruwase ya Gikondo? Urakoze cyane. Ikintu cya mbere nishimye kubona komisiyo yuzuye. Nicyo kintu cya mbere gikomeye cyane, ni ukuvuga ngo iyo komisiyo inzego zose zirahagarariwe, kandi ni komisiyo irimo urubyiruko rwose rufite ubushake kandi rukunda Imana. Icyo ni ikintu gikomeye cyane nkuyemo. Ikindi nk'uko bafite intego ishingiye ku bintu bitatu: gusenga, kwidagadura n'imishinga ibateza imbere. Sanze rwose ko bashingiye ku Mana, barasenga. Ikintu gikomeye rero ni ukushyira imbaraga no ku bintu bishimisha urubyiruko, imyidagaduro. Hanyuma burya umuntu wari wese aba akeneye gutera imbere, by'umwihariko ku rubyiruko. Hanyuma tukareba ukuntu twakwicara hamwe tukarebera hamwe icyaduteza imbere mu buryo bwa roho no mu buryo bw'umubiri. Numva rero izo nshingano eshatu bafite ni inshingano nini cyane, zanaherekeza n'ibitekerezo bindi bagiye batanga bizaduherekeza muri yubile yacu ya Paruwase. Urakoze gukomoza ku nshingano za komisiyo y'urubyiruko, ariko se nka padiri mukuru wavuga ko ari iki uno munsi Paruwase ya Gikondo yifuza ku rubyiruko ndetse na komisiyo y'abana tutayisiga, kuko ahanini usanga urubyiruko n'abana biba biri kugendana? Yego, icyo Paruwase yifuza ku rubyiruko nicyo Papa yifuza ku rubyiruko, ni nacyo abepiskopi bacu bifuza ku rubyiruko. Icya mbere ni ugukunda Imana, no gukunda gusenga. Hano dufite umwihariko muri Paruwase, hari umunsi wahariwe urubyiruko ku wa kabiri. Ni umunsi gusenga, guhura nk'urubyiruko, bakavuga ibijyanye n'urubyiruko, byose bigashingira ku Mana. Ni ikintu gikomeye cyane, gifasha Paruwase, kikanafasha n'ikenurabushyo ry'urubyiruko. Icya kabiri nk'uko twabiganiriye ni ukubaba hafi, nka omoniye, nka padiri mukuru. Hanyuma tugahuriza hamwe. Urazi ko hari ikibazo kigezweho ubu ngubu natwe twese tujya twifuza gusubiza, ni uguherekeza umuhamagaro w'urubyiruko. Urubyiruko rushaka gushinga urugo, ese ni iki Kiliziya cyangwa Paruwase yaherekezaho urwo rubyiruko? Arashaka kuba uwihaye Imana, ese ni iki Kiliziya yafasha uwo muntu mu muhamagaro
kuko muhamagaro niho hantu hakomeye cyane twese twitagatifuriza. Ni byiza ko ne muri uwo muhamagaro tuhagurukanamo rwose ibyiza byose by'Imana. Gushyingirwa gikristo rwose ni byiza, biherekeza umuhamagaro washinze urugo. Kugira umuhamagaro nka padiri, nka frere cyangwa umubikira nabyo ni byiza iyo bishingiye rwose ku musingi mwiza, bidashingiye ku musenyi. Ibyo bintu rero muri rusange numva ari byo bintu bikomeye cyane dutegereje ku rubyiruko rwacu, tuzanagira rwose n'umwanya wo kubaherekeza uko dushobojwe n'Imana. Ahangaha tukaba turi kumwe n'umwe mu bagize komisiyo y'urubyiruko, yatangira atwibwira ndetse akatubwira n'inshingano afite muri komisiyo. Murakoze cyane, ndabashimiye. Amazina yanjye nitwa Tuyizere Pacifique, nkaba nshinzwe imibereho myiza muri komisiyo y'urubyiruko hano muri paruwasi yacu ya Gikondo. Tuyizere Pacifique, tuguhaye ikaze. Watangira utubwira ino nama muvuyemo niki ukuyemo nk'umuntu uri muri komisiyo y'urubyiruko? Murakoze cyane. Ni inama yagenze neza kandi twe tuyikeneye cyane. Dushimira ko padiri mukuru kuba yarateguye inama. Yari inama twagaragazagamo ibyo turi gukora, twagaragazamo n'ibyo twifuza gukora mu gihe kiri imbere, ndetse tukarebera hamwe n'imbogamizi zituma tutabigeraho cyangwa se n'imbaraga twashigamo kugira ngo tubigereho. Rero twakwema ikintu gikomeye cyane yuko padiri atwemereye kutuba hafi ku mbogamizi zimwe na zimwe, kugira ngo nka komisiyo ndimo ijyanye n'imibereho myiza, kugira ngo tubashe gutera imbere no kugira ngo urubyiruko muri rusange rwibonemo kandi n'ubuzima bwabo, nk'uko muri sosiyete tuba dushinzwe kugira ngo ubuzima bugende neza bw'urubyiruko kandi n'imibereho yabo ibashe gukomeza kuzamuka, babone ko basenga bafite n'ubuzima buzima. Rero yatwijeje ibintu byinshi, yatwemereye ubufasha kutuba hafi. Twizera ko bizagenda neza, ko urubyiruko rugomba kuzabaho neza muri paruwasi kandi n'ibikorwa bijyanye n'isengesho bikagenda neza. Nanone turacyari paruwasi, ahangaha tukaba turi kumwe na perezida ndetse na perezidante ba komisiyo y'urubyiruko. Reka ntangirire kuri perezida, tuguhe ikaze univuge unahereze perezidante, dukomeze gutyo. Murakoze, nitwa Kaboyi Bernardin, uzwi cyane ku izina rya Ben. Ndi umuyobozi w'urubyiruko muri paruwase ya Mutagatifu Vincent Paroti Gikondo. Perezidante nawe yakomeza twibwira. Amazina yanjye nanjye nitwa Uwizeye Paradis, ndi presidente w'urubyiruko muri paruwasi ya Gikondo. Imwe mu ngingo zizweho harimo no gutegura yubile, yaba yubile ya paruwase ndetse na yubile ya diocese. Nka komisiyo y'urubyiruko niki muri gutegura kugira ngo izi yubile zombi zizarushaho kugenda neza? Murakoze. Nka komisiyo y'urubyiruko icyo twarebye cyangwa twaganiriyeho, twatekereje ko twashyiraho amarushanwa, tugashyiraho indirimbo ya yubile twazifashisha, dushyiraho n'indi gahunda yo kuzatera igiti cya yubile, bikazadufasha muri yubile twizihiza yubile y'imyaka 50 kiliziya yacu imaze ishinzwe. Murakoze. Beni yakunganira agakomeza mwunganiyeho gato nuko yabivuze. Ubundi yubile tuzagendera kuri za nkingi zacu eshatu za komisiyo y'urubyiruko. Iya mbere ni ugusenga, tuzitagatifuza bihagije muri yubile, ni ugusenga kabisa, kuko umujene udasenga rwose aba ari ikibazo. Hanyuma tugakurikizaho kwidagadura. Muri yubile rwose abajene ba paruwasi ya Gikondo tuzidagadura ivumbi ritumuke. Noneho dushireho n'akandi kantu kazadufasha kuzamuka. Dukeneye abajene kameme bafite ubuzima bwiza, ejo cyangwa ejo bundi bazagira n'imiryango myiza ifatika. Muri make tugomba no kwiteza imbere, tukareba uburyo twatera imbere. Noneho muri ibyo bintu yagiye muri detaye ya bimwe na bimwe tuzakora, ariko hari ibindi byinshi cyane. Agasige karacyafundikiye, dufite byinshi cyane duteguriye paruwasi yacu, duteguriye ababyeyi bacu muri yubile, bazadushigikire gusa batube hafi. Reka dusoze mugira message muhereza urubyiruko muri rusange. Message naho urubyiruko mbere na mbere
muri iki gisibo ni umwanya mwiza wo gusenga. Ejo tariki 21 z'ukwa gatatu dufite urugendo nyobokamana ijari. Abajene ba Paruwasi ya Gikondo tuzayitabira nk'ibisanzwe kandi tuzaze turi benshi. Hanyuma tariki 28 tuzitabira igikorwa cy'urukundo cya zone pastorale ya Kicukiro kizabera muri Paruwasi ya Kicukiro. Ikindi kintu ndasaba abajene kuzajya bitabira misa yacu yo kuwa kabiri, kuko muri iyo misa niyo tuganirira ubuzima busanzwe, ubuzima bwacu bw'abajene. Nyuma ya misa dukunda gukora karansamblema tukagira icyo tuganira. Akandi kantu twongeyemo ni nako nasaba abajene noneho kugira ngo bajye bakitabira, ni gahunda twise rubyiruko rarana na Yezu. Urabizi abajene benshi wa gatanu wa nyuma w'ukwezi tuzi ko bukeye bwa ari umuganda, abenshi ahantu turara turahazi, turara mu tubari. Kuki aho kabari tutagahindura tukaza kurara na Yezu, dusenga, dusingiza Imana, twiyegereza Nyagasani. Niyo gahunda twashizeho, kandi ndizera ko abajene bacu bose, abajene bose ntago ari abagikondo bonyine, n'abajene bo muri Arkidiocese ya Kigali, n'abajene bo ku rwego rw'igihugu bazumva iyo gahunda rwose bazaze turara na Yezu, dusenga, dusingiza Imana. Na paradi yabatumira nawe arabizi, ni gahunda nziza cyane. Abayitabira bataha basukuye mu mutima no ku mubiri. Ubwo paradi k'iyo gahunda ndumva icyo yaduhereza ari clarification, akatubwira ubwo mutangira sangahe mukageza sangahe, haba harimo ibiki n'ibiki. Dutangira saa 3 zuzuye, hakabanza ho isengesho, nyuma hakabanza ho gusingiza Imana. Nyuma yo gusingiza Imana hagakurikiraho inyigisho. Nyuma y'inyigisho hagakurikiraho rozari, hagakurikiraho ubuhamya ku rubyiruko rugiye rutandukanye, ibyo rwagiye runyuramo rukarusangiza bagenzi babo, bikatubera bamwe, tukabivanamo ubutumwa, tukabyigiraho byinshi. Ndashishikariza buri muntu wese ko ashonje ahishiwe, ko uje ntatamara amasa, kandi gusenga ni byiza mu buzima. Murakoze cyane. Ubwo aho urubyiruko mwese muherereye murabyumva yuko buri wa gatanu wa nyuma w'ukwezi hano kuri Paruwasi y'Igikondo, ni haruguru yo kwa Mironko cyangwa Igikondo Merezi ya mbere. Abataza aho iherereye, buri wa gatanu wa nyuma w'ukwezi mujye muza murarane na Yezu, aho kugira ngo mujye kurara muri ahantu nashaka kuvuga izina. Abadukurikiye mwese turabashimiye kuba mwabanye natwe. Utarakora subscribe nayikore, ukanda like nayikande, banasharinge. Amahoro y'Imana bane namwe. Murakoze cyane, namwe mwakoze kwitabira ubutumire bwacu.